turabasuje cyane bakunzi ba Yago TV Show, reka twizere ko mumeze neza mu cyo zitandukanye muherereyemo. Aha tuvuganira twerekeje Portofino, aho abahanzi cyangwa se bamwe mu bari mu irushanwa rya The Next Pop Star berekeje muri bootcamp. Ni batandatu, harimo uwitwa Gisa cy'inganzo, harimo uwitwa Cyiza Jackson, harimo uwitwa Honorine, harimo uwitwa Yannick, harimo Kibatenga Jasmine ndetse na Ish Kevin. Hanyuma bamwe muri bo ngaba bamwe muri bo kabisa tubagezeho turi Portofino, niyo hotel bagiye kubacumbikiramo. Ndagira ngo mumfashe ino micro kira tubanze tuganiremo gake gake. Cyiza bimeze bite? Meze neza? Tubasanze hano ku mazi, Gisa cy'inganzo ndetse na Cyiza Jackson. Bagenzi banyu bari he? Bamwe baba bakiryamye bari mu tuntu dutandukanye. Mwoga ryari? Amasaha yo koga ni mu gitondo, ariko nta masaha ariho yabugenewe. Anytime muri free of the time. Okay, Gisa bimeze bite? Meze neza cyane. Kibazo ufite? Oya nacho na kibazo mfite. Ariko murabona ukuntu yambaye Gisa cy'inganzo. Gisa kuki wambaye gutyo uyu munsi? Man, nihorera kuri swag kubera Imana bro. Kubera Imana. Nabonye abantu bandika ngo iyo Mana Gisa cy'inganzo yirirwa avuga ngo izamufashe ngo miliyoni 50 azegukana. Kubera Imana kabisa, kuko bitewe n'imihati y'iyi si n'umusozi twatereye, Imana nitugirira impuhindura amateka y'ubwoko bwayo. Reka tukomeze twitemere tunaganira. Cyiza Jackson nawe ari mu marushanwa ya The Next Pop Star yageze final. Muri batandatu ngira ngo nkuko nabivuze. Cyiza suhuza abanyarwanda mu ijwi mu buryo bwa gihanzi. My name is Jackson. Hey, my name is Jackson. Wow. Gisa. Uyu mutipe mwumva gute? Uyu mutipe ari dope, afite ijwi ryiza cyane, yabaye inshuti yanjye noneho ubiba umugisha, niwe turi kumwe, room yacu ni imwe, urumva dufite. Ni roommate wanjye nyine, usibye ko ari ya hotel nini buri wese aba afite umwanya wisanzuye, ariko Foray andirimbira neza nkishimye. Jackson, nta guteye ubwoba no kuburi kumwe n'uyu musore mu marushanwa? Ntago yabyoroshye. Umusore uko nawe ntiyoroshye. Ariko sinavuga none ngo binteye ubwoba, kuko tugomba gutanga icyo dufite. Muri rusange twabikora nyine tubikunze nk'abahanzi nyarwanda. Nta mpamvu yo kugira ngo muri twebwe tubikomeze cyane twumve ko ari amarushanwa, ahubwo twebwe twaje kugira ngo twerekane impano y'u Banyarwanda. Mumaze igihe kingana iki mwageze hano ryari? Ngira ngo twageze hano ejo, sibyo Gisa? Ejo twageze hano? Ejo ni mugoroba. Impinduka bimeze gute? Murarya mute? Abagomba kubitaho byifashe bite? Ibintu by'ibiporezo kubera Imana, ibiskonyonyo, ibintu by'ibibaga, ibikoko kubera Imana twigendeye. Duhaye Imana icyubahiro n'umutima wacu wose rwose kabisa. Ubu wapfuka mugaha Imana icyubahiro? Nta kintu cyambuza gupfukama ngo mpa Imana icyubahiro. Ihe cyubahiro. Ngwaye icyubahiro papa, kubera impuhwe zawe n'urukundo, aho wankuye ni kure, mbabarira rwose, uzambabarire, nzamura ibendera, nshima Imana. Jackson, nawe uhaye Imana icyubahiro? Wowe bigenze gute uhaye Imana icyubahiro? Iyo bigeze ku kintu cyo guha Imana icyubahiro byo nanjye ntago nasigara, kuko Imana turayubaha cyane, so ntago yaha Imana icyubahiro nsigare mpagaze, kuko nanjye Imana ndayubaha cyane, so mu gihe mbonye ayihaye icyubahiro nari ngomba kumufasha tukazamura icyubahiro cy'Imana. Wow, abahungu bari bootcamp. Najyaga nibaza ngo abahungu nabo bajya muri bootcamp. Gisa wasanze muri bootcamp bimeze bite? Muri bootcamp ni fresh, tubana neza wowe ntibajya gutekereza ko abakobwa aribo bajya bootcamp gusa? Oya, n'abahungu ni fresh, kuko irushanwa ni irushanwa. Urumva iyo ari bootcamp iba ari y'abantu bose bari mu irushanwa, so nibi nabwo byanshimishije ko biguha gutekereza neza ku irushanwa, biguha kumedita ugatekereza neza icyo uzaha abantu kikurimo, n'iby'igikundiro cyinshi. Bagenzi banyu bandi ntabwo bo tubabonye, nkuko nari maze kubibabwira, harimo uwitwa Yannick, harimo Honorine, harimo Kibatenga Jasmine, harimo na Ish Kevin ndetse namwe. Hari abandi nibagiwe? Hari undi nibagiwe ra? Oya, nabo ngabo. Bo bari he? Jackson bari udusubiza, bo bari he? Nkuko nabikubwiye mbere, ubu hari abakiryamye,
wenda hari abari gukora ama vocal warm ups, ama exercises ku giti cyabo, utu activities dutandukanye nk'utwo ngutwo. Ababitaho rero kuba mwarageze hano kuri Portofino muzahamara igihe kingana iki? Ababitaho bo babitaho gute Gisa? Batwitaho neza kuko buri kimwe cyose tuba dukeneye kidufasha turakibona. Tuzahamara igihe kingana n'iminsi 4. Twaje ejo kuri 18 tuzahava kuri 24. Finale iri ryari? 26. Izabera he? Izabera Arena. byose Arena, ariko izabira guca kuri ku ma TVs live, RTV KC2. I think Ubanza hazashya Gisa. Kubera Imana hagomba gushya ariko ntihashire, turacyahakunda. Cyiza Jackson, ndagira ngo ngere uririmbiremo abantu gato y'abadukurikiye kuri Yago TV show. Akarimba kariko kose wadutegura kari hafi. Okay. Ndabaririmbisha cyane kabisa. Ngiye ndabaririmbishwa byamera kose. Okay. Come on bro. Indirimbo zazambaye nyinshi muri ngiye ariko sinabura. Bwana ni mwokozi wangu, tena ni kiongozi wangu, ananipenda leo kuliko jana, baraka zake hazikwishi, si kama binadamu badilike. Ananipenda leo kuliko jana, kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo kuliko jana, kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo kuliko jana. Abahungu man, ngiye mfite amatsiko yo kumenya umuntu. Hello Jasmine. Jasmine, come over. Come over. Come over, Jasmine. Come on. Okay. Jasmine, nawe mukanya nabasha kujyana tujoininga nabasanze bootcamp nkuko nari maze kubikubwira. Ni Gisa cy'inganzo, ni Cyiza Jackson, nabahungu bose bari mu irushanwa, ariko irushanwa barimo baba ngo ababura nari babiri ngumwe abayigiza nkana. Ariko Gisa, ntabwo Cyiza Jackson aguteye ubwoba? Ubuse koko icyambere Cyiza ni murumuna wanjye mwiza ufite intumbero. Afite impano ariko wenda ntitwatinya kuvuga yuko hari experience murusha, ariko numwe mu bantu mfitiye icyizere ko umuziki wabo uzagera kure. Ariko urumva ntago umuntu yaba ari mukuru wawe ngo akugirire ubwoba, ahubwo ya appreciatinga cyane ibyo ukora. Cyiza, umuntu muri kumwe mu irushanwa dukuyemo Gisa cy'inganzo uguteye ubwoba ninde? Cyangwa nibande tubwire nka babiri? Nta muntu nteye ubwoba rwose, ntawe. Kubera iki? Kuko nanjye ubwanjye nifite icyizere, hari Imana indimo nayo ndashoboye, so nta muntu nteye ubwoba. Nta muntu guteye ubwoba. Okay, ibyo ari byose abakurikiye Yago TV show murabyumva, abahungu bari tayari. Hanyuma hamaze nkuko muvuga ngo mwahageze ejo, nubundi mbere yuko munahagera nejo hashize amagambo yari menshi kuri social media ngo Gisa cy'inganzo yaribiwe, runaka yaribiwe, Cyiza Jackson yaribiwe, hari abantu bari bafite amajwi menshi. Gisa najyanga wari guhera kuri abo ugira ikintu uvuga kuri iki kibazo, warabibonye cyangwa ntiwabibonye? Ese ni warabibonye ni iki wabivugaho? Jewe nta kintu nabivugaho cyane kuko ibyo ari byo byose numvishe ko abantu banatoye ari abantu bari muri system ya Sony. Urumva nta kintu nge nabivugaho, buriya baba bafite ikintu runaka bakurikije, cyane cyane iyo hari gushakwa impano idasanzwe, buriya bafite uko babibonye. Nge byose no kubera Imana. Bamwe bati amajwi yo gutora cyangwa se amajwi voting yari iri hejuru kuri SMS ndetse na online, benshi bari bafite amajwi yo hejuru barasigaye. Cyiza, hari icyo abivugaho? Please my brother, ndumva nishakira kwicarira nkaba nimvira akayaga ko mu mazi. Narebi wabo bicaye. Gisa cy'inganzo ati ndumva nshaka ko twicara. Twamaze kwicara rero, turi Portofino nabasanze bootcamp n'abahanzi batandatu.
nibo bageze final. Tuvugana nyine barimo bararya neza, babayeho neza nubwo nubundi imbere batari babayeho nabi, ariko aho bari hari keya barimo guhabwa zindi zitandukanye nizo bahabwaga. Kubera iki? Kubera Imana. Kubera iki? Kubera impano. Imana yabahaye. Gisa nuko bati kubera Imana byose birashoboka. Cyiza, abavuze ko ngo mwibiwe kugira ngo mbe mwageze kuri final, ni iki wabavugaho? Nta byinshi nabivugaho kuko urebye sinzi icyo abajaji bagendeyeho, ariko nyine numva nta mpamvu yo kugira ngo abantu barekarame cyangwa iki, kuko ntituzi ngo bagendeye kuki. So kiriho niba warasigaye ni ukubyakira ko natwe ntituzi ngo niki bagendeyeho, so nta kindi kintu kirenze. Abantu bashobora kuba wenda barakuboneye muri rino rushanwa batazi Cyiza Jackson, ubundi uri muntu ki mu muziki? Cyiza Jackson ndi umuririmbyi, ndi umuririmbyi watangiye kuririmba kuva nkiri umwana mutonya, ndirimba muri church mu worship teams, nyuma nza kujya no muri band ya symphony band, igihe gitonya ndongera nyivamo nsa nk'ukomezaho gospel, ariko mfite n'ibindi bihangano ariko bitanga message, positive message ku bantu. Umaze kugira indirimbo zingahe? Actually ngo indirimbo ziri hanze n'ebyiri gusa kandi n'ama audios. Okay, hanyuma kuba warahuriye mu irushanwa na Gisa nk'umuhanzi urimo gukabakaba imyaka 9 mu muziki, ni iki bikubwira, ni iki wabivugaho, ni experience imeze gute wabikuyemo? Ni experience ikomeye cyane ko Gisa afite experience mu kuririmba, hari byinshi ngenda mwungukiraho cyane ko turi na kumwe igihe cyose turi kumwe, so ni iby'agaciro kuri njyewe cyane. Ndumva uyu mujama ngenda mwikundira mane, ntago ari bya bindi byo kwa se muhungu, byo n'urukundo rw'Imana yashize muri twebwe. Big up yourself brother. Yeah. Ntago ari byo kwandi abantu ngo ni base muhungu, bantu b'abahungu bigize abakobwa, ibyo bintu si byo. Ibyo bintu ni ibintu Imana yanga kandi byanga urunuka. Ni ukuvuga ngo twebwe rero hari igihe ubivuga gutyo ngo ukunda nk'umuntu, abantu bakaba bakurebera muri iyo ndorerwamo. Ntago ari yo muri iyo image. We are brothers, one love, things are going top, shata wata gwan miselasi ama. Gisa nenda gukunda man. Wallahi big up yourself bro. Save me kabisa. Gisa dukubita kantu gatoya. Inyanja zose zabanga wino, ijuru rika b'impapuro, ibyatsi nabyo bakabigira byose uducumu twabanditse. No 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 Wow. Man, sinzi namwe bijya bibabaho ko umuntu ashaka kuririmba ukumva you shiver. Kumva urimo urashivaringa. Ahubwo ngewe nshiva ninjye biheraho, cause when I was singing mba numva ndi muri mood idasanzwe, nago mba mari ku buryo umubise nko mu mutwe ari je nahita ngo igihumo. Usibye ko energy mba mfite ntago mfata. Ukuvuga ngo mba mfite umwuka w'Imana uri muri ngewe. Ngo hari cyubahiro papa, ari ibintu byiza washize muri ngewe, kuba mbifite gusa n'ubuntu bwawe cyane rwose cyane aho bijya nibyo. Iyo mbabaye ndaririmba nkumva ndishimye, iyo bantutse ariko Mana oya nuri nkawo, ariko Mana nukora nkabo. Gisa nanjye man ndimo nagiye kuvuga Gisa cyangwa Jackson ngavuga Gisa nanjye Cyiza Jackson. Cyiza Jackson, Cyiza James urumva na amazina dukubita kantu nawe.
aka kantu ngiye kwakuta n'indirimbo yanjye nanditse ariko ntabwo ndayisohora. Okay. For peace to reign, we must unite and cast aside the former drill. Refute the force whereby would fight for peace to reign. With love in mind, you can go wrong. For love it is the fosters peace. So sing loud and sing strong. With love in your mind, you can go wrong. Wow. Man. My brother. Gisa. With love in mind, you can't go wrong. Like for real. Gisa. Yeah. Dukubita kantu. No, 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 no. Asilaza niniwe Bwana. Asilaza niniwe Bwana. Wataka kuniua bure Bwana. Yule si wako nami si wangu. Chukia nini kati yangu mimi na wewe? Au chukia nini kati yangu mimi na wewe? Nasema mama, nasema mama, masina makosa mama. Urakoze Imana iguhe umugisha wa mfura we. Mwese mbigenze. Akundi byagenda. Nukuvuga ngo Uwiteka yatanze ihumure, warakoze Mana kunkura mu rugobo ngiye gupfa. Ubu ngewe ni nkaho natsinze. Byonyine kuva muri gereza no mu biyobyabwenge, igikombe ndagifite. Wabwa icyubahiro papa. Nubwo hatakima ni nkaho ngifite. Akundi byagenda. Byagiso byagenda gute? Icyakoza tuzasangira n'inshuti yanjye. Mugabo ningitwara tuzasangira. Nawe nugitwara. Ntabwo wancika kuko uri inshuti yanjye arise. Ndagukunda bana. Nukuri. Byose no kubera Imana nitanga igikundiro n'igitinyiro mu bana bayo. None se byagenda bite? Nta kundi byagenda, ubwo ikibazo kizakemurwa n'Imana. Ese dukora iki mwana? Ubu turi hano kubw'impuhwe zayo. Ejo bundi nagiye kumva numva ngo Imana yo ntiyiba. Burya nimba ngo abantu ngo bibwe, mbona sinzi ukuntu biri kugenda, ariko ntakambira Uwiteka ndamubwira ati wa Mana wigaragaze, kuko nubundi witamuruye mu gicu munsi nkura mu biyobyabwenge, yitamuruye mu nkingi y'igicu. Mpita mbona ngiyemo atari kubw'imbaraga zanjye, atari kubw'ubuhanga ndusha abandi bana, ari ahubwo ari kubw'impuhwe n'urukundo rwinshi. Nasilaza niniwe Bwana, asilaza niniwe Bwana, wataka kuniua bure Bwana, wataka kuniua bure Bwana, yule si wako nami si wangu, chukia nini kati yangu mimi na wewe? Yule si wako nami si wangu, chukia nini kati yangu mimi na wewe? Baba mama, nasema sina makosa mama, nakuomba unisamehe mama, nakuomba unisamehe
Bwana, sina makosa we Bwana, sina makosa we Fire de so Cyiza Jackson right about now Yago TV show Gisa Cinganzo Kiziga Ntare kubera Imana yonyine byose nukubera Imana. Hanyuma dusoza Jackson miliyoni 50 nuzegukana urateganya kuzazikoresha iki? Ziramutse zibaye izawe ukabona baraziguhaye urateganya kuzazikoresha iki? Icyambere ni ukora umuziki mwiza nicyo cyambere kibanze. Abanyarwanda bazitega umuziki mwiza uvuye kuri Jackson. Gisa niba ari wowe uzahabwa kino gikombe ugahamagarwa bati uwegukanye miliyoni 50 yitwa Gisa Cinganzo urateganya kuzazikoresha iki? Nge kuva kera nkiri muto yanahoranye inzozi zuko nafasha abana b'imfubyi. Nagira amahirwe ngira ababyeyi ariko nsa nkaho naciye mu buzima nk'ubw'umwana w'imfubyi. So ni inzozi nagize nkiri mutoya. Sinari nzi icyo nzaba ariko naje kwisanga Imana yarampaye itaranto yo kuririmba. Numvaga nimbo n'ubushobozi nzafasha abana b'imfubyi. Bidakuyeho ko wenda umuntu yakwagura imbibi z'umuziki we, umuziki nyarwanda tugakora international music tukareba se nizihe mpano zikenewe koko gufashwa tukafatanya kuzizamura. Ikindimo cyane kurusha ibindi ni ugufasha abana b'imfubyi. So sinzareba wenda ngo uyu cyangwa uyu, nzakorana n'inzego zibishinzwe ariko mfashe. Nizo nzozi nagize kuva nkiri mutoya. Amafaranga uzabuye kuye mu muziki ariko uzahita ujya kuyafashisha abana b'imfubyi. Birahuriye na wa muziki wawe? Ntago aba ari yose. Gusa hari igice cyabo kuko n'umuhigo Imana yabimfashije yabihiriye inzozi zanjye ngahigura umuhigo nahize nkiri mutoya. Hanyuma nuyatwara niki uzakorera Cyiza Jackson nk'umuntu mwabanye muri bootcamp nk'umuntu ewane arabizi nawe na ninjoro twaraye tubivuganye si twabivuganye ubwo igice cyawe nawe nka umuvandimwe kiriho kandi kubera impano yanshimishije iri muri we twafatanya no kubyagura kabone nubwo wenda byagenda gute cyangwa gutariko icyo twahisemo no gufatanya umurunga gufatanya umugozi tukazamurana. Hari icyo mwigiraho hari icyo nawe nyigiraho. Jackson uyu munsi gutora birakunda bimeze bite abifuza kubatora? Biracyakunze mwajya ku gihe mukareba handitse Cyiza Jackson haba hariho akantu kanditseho tora niko kandi ukabumuye amahirwe yo kuntora n'undi buryo kuri SMS wandika TNP 3 ukabyoza ku 1510 ubwo gose n'uburyo bwo gutora no kujya ku social medias amafoto yanjye hari hose next pop star ya postinze cyangwa ama videos like gushyira na comments uzaba uri kunsupporting. Okay Gisa wowe byifashe bite? Ni muri urwo rwego kuri SMS bisanzwe ufite nka 30% ushobora no kuba ufite arenzeho ukaba watora inshuro ushaka. Wandika TNP mu magambo asa nkaho ari manini muri capital letter ugasiga kanya ukandika kabiri ukohereza kuri 15 10 ndabisubiramo. Wandika ijambo TNP mu magambo ari capital letter ugasiga kanya ukandika kabiri ukohereza kuri 15 10 cyangwa ukajya ku gihe ukareba handitse tora ugakanda kuri kare kantu ka tora. Ibindi kujya kuri Instagram kuri account za The Next Pop Star cyangwa kuri YouTube ukareba stage yanjye nabonye abantu bari kuyikunda ukandika comment kuri Instagram ukandika comment haba ku ifoto kuri video zihari. Ubu mpaye amahirwe yo kuzahigura umuhigo nahize nkiri mutoya. Bagomba bakobwa bageze finale muri kumwe muri bootcamp ni bariya cyangwa harimo Jasmine wenyine? Ni harimo Jasmine undi yitwa Mbega ari muri more events. Ari muri company numwe mu bantu bashinzwe kutwita. Hanyuma tugiye gusoza kino gice muri ubu buryo ngiye kuguha mikoro wowe Gisa Cinganzo tugiye kujaminga. Hanyuma Jackson sinzi hari ndi muri buze guhuza mukayiririmba mwese icyarimwe ariko ugiye kujya dukubitira akantu katarengeje amasegonda 30
na Jackson adukubitira kandi katenje amasegonda 30. Ntabwo ndi bubahitiremo indirimbo, mwe murazihitiramo zaba ari izanyu, zaba ari zo mufite mu mitwe yanyu, kugira ngo abadukurikiye byibuze tubahe agasho gatoya gateguza kuri finale uko bizaba bimeze. Akira mikoro Gisa. Amasegonda 30 mwakoranwa. Tebuka banguka umutima wanjye urakumbuye, tebuka nutinde mukunzi baby girl, tebuka banguka umutima wanjye urakumbuye, ninkubona nje nzakuririmbira. There's a reason I'm here. I'm here. There's a reason I'm here. One more time. There's a reason I'm here. There's a reason I'm here. There's a reason I'm here. Arahambura amaboko yawe nduhoberane, eyuru umutima wawe ninjiremo. Nshaka kumva uburyohe bw'urukundo umfitiye, nyegera niwishishe shawa, nyemeje ukuntu ari wowe mwari nabonyemo umutima w'urugo. Come on, come on, Jackson. Hey, oh, yeah. Oh, one love, One. Let's get together and feel alright. One more time, bro. One more time. One love. One heart. Let's get together and feel alright. No, 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 no. One love. Whoa. Let's get together and feel right. Come on, man. Come on, man. Okay, one more time, bro. One, let's get together and no. feel. Whoa, whoa, whoa. Oh, Came together